nari mibyaho disamamu amarira cyugiye nibagushuke ese kubera iki usenda bikwiriye kwihakana n'uwitwa ko ari umugabo wanjye wahazazaho isafuriya yanjye se y'ibyo nshyize ahangaha igiye kuko mwakabyara yemwe nta muntu mbona umuntu ntwari iyi safuriya ra ayiwe noneho barangije isafuriya yanjye niko niko nta muntu wambara umuntu wanyibye bantwaye isafuriya dore ngo niko madamu yego sha ibintu isafuriya nta n'isoni urandebera ibintu uri kureba we ibintu byose amafaranga nabikoze uzi isafuriya ukuntu igura dore niko banza umbwire ndakubaza neza ibi byose ukuntu amafaranga bigura uzi ibyo narishyuhije ko twari ubirari none uraza dore niko usigaye wiba ndakubaza neza yereka kuko nta muntu ujya unyiba urumva neza yewe nta muntu ujya unyiba wagisambo muze mumfashe n'umugore ariba wenda nabikubwire neza urumva neza nta muntu ujya unyiba urumva nta muntu ujya unyiba ugeza kuri ubu mafaranga urayazi njyewe nazagufata nkakuniga ukora hejuru y'ibyatsi nta muntu ujya umenyera byatsi nakujyana kuri polisi bavuga ko wibye oya nta mugore wiba muri karitsiye umugore wiba baramukubita zone ahantu baza kuzirika yewe ubundi kugira ngo n'undi munsi utazongera kwiba wakumaramo umwuka kugira ngo utazongera kugira gute kwiba urumva neza yakwiyamye akamenya gasoko n'undi munsi ushaka kukumaramo umwuka wanyigira kuzongera kwiba uko bimeze ndasanze umugore yatoruye isafuriya yanjye y'ibiryo sigaye yisaga ari kurya yariye washe umuntu rwabitetse wabunira ibiryo ibiryo birahenze ntabwo iby'umugabo bindeba nawe ntuza kumwitandika yaza akambwira ati ndashonje ntabwo namumenya ibyo njyewe basi mwumve n'ukuri reka tubanze tumenye ikibazo afite byibura basi kuko hari ishobora no gusanga ateruka kurya ni umugore mubi ku buryo utaza mubwira ufite ikibazo cyo cy'ibiryo njyanwa ni ikihe kibazo mufite ntabwo ukunda ndabona wajyana narwaye umuntu ubasha kwiba ubasha kwiba ararwaye niko ni ukuri ashobora kuba uranaheruka kwiba icyo kibazo bantu baza kumusegera ibiryo byanjye urinde uzi ukuntu bigura basi bamwore yangana basi tuzi nyumva reka umuntu arwaye reba nkumva wakurembeye genda ukurira amasanga ateruka kujya wajyanga ararwaye ni ukuri pe ararwara iki afutamuhura oya afutamuhura nta muntu ugiye cyane yabona oya afariko reka mugenge ntaza gufasha oya fatanya wowe utubeje amafaranga ndabizi ubu zari akazi mfite none ni gute njyaza kunyiba ntabwo bishoboka amafaranga yara oya kibona ariko umva se umva bari ari kunyama
akamwihorera Oshi. reka barasaba Nawe ko njye. umugore Oshi je. aho tujya gupfa umugore w'abandi Ndakwiyamye. nyine tujya gupfa umugore w'undi cyamwihorera ariko reka buriya ushobora gusanga abantu biba muri karitsiye ushobora gusanga ari inzara ushobora gusanga ari inzara inzara ibiki ushobora gusanga ari inzara inzara ibiki ushobora gusanga ari inzara wamwihorera ahubwo musigara amahoro ntarebe ndakwiyamye oya have sohoka nawe mwihorere baho njyewe ndashaka kumuhereza isomo ndashaka kuguhereza isomo zana murangije zana hana kanya kwihakana n'uwitwa ko ari umugabo wanjye wahazazaho sinerekeze ko numva n'amaraga afite amerekezo isi yose nayareba nkabona niba kagushuke bagushakaho ibyishimo gusa azireje kangaruke mu maso kambwira ngo nze kugasura niba karanakize ntabwo mbizi ariko rwose ntabwo nyako nkahura nayo umva buretse shu turaza gusubira ibyishimo byawe bizavamo amarira cyumbwiye niba kagushuke ese kubera igihugu bose ndabikwiriye reba hano umwereke anyereka ahantu ho kuryama hano ni ahantu ho kuryama subira iwawe mu rugo rwawe urabizi ukuntu mwanyirukanye nk'imbwa mukanyirukana nk'umuntu utagira agaciro udafite aho aturuka umva nubwo nta data na mama dufite ariko turitunze njye na musaza wanjye ntabwo tugusabiriza niba ari buriya burungu bw'amafaranga waduhaye twazabushaka tukabugusubiza ariko mbabarira we ese haguruka ahangaha wihicara ahangaha urahicara n'iwawe taha agenda mu rugo rwawe babarira nkuvuza iki se ndakuvuza ariko ari wowe mu kirenge ufite amafaranga abanje ukanamvuza n'ukuri kubona ibintu byanyobeye kwigira gutyo ntabwo bizura data na mama upfuye ukagenda ukabasanga ntacyo byadutwara urimo uranyumva kugira ngo wirirwe umutesha umutwe dinangwe n'uturwaze ngo ugiye gutaha ntabwo nzagaruka iwawe ikindi sinzongera kugukenera nawe ntuzongere kunkenera urabyumva ariko sinkavugane nawe ureba ku ruhande ndeba gusa urigira genda ntasoni ibyishimo byawe bizavamo amarira cyumbwiye niba kagushuke ese kubera igihugu bose ndabikwiriye kwihakana n'uwitwa ko ari umugabo wanjye wahazazaho ese nerekeze ko numva n'amaraga afite amerekezo isi yose ndayareba nkahura naho niba kagushuke bagushakaho ibyishimo gusa ako mana niko nditeza nsicara hari amawese woba washyize mu nzira niko mada yewe ese noneho uri kurura wahogoye mana aha umva se mada ahe wenyine baba gusura Gasha are uri guteta wa mata w'inywere umva se
sigaye numva noneho ngo wigize umujura ye urupangu ngo usigaye wiyogayoga w'ibyo kurya igihe cyose wahereye ukora nta mafaranga yagiye zigama ahantu ngo ujye uhaha uburyo ugeze aho kwiba ibiryo cyakora ugeze habi noneho isi igiye kukubona ibyo wigize aha mbabarira ntacyo wancumuyeho mbabarira gende bibindeba bitandeba nkareba ku ruhande wowe umuntu muzima ufite mu bwonko watekereza uterura isafuriya y'ibiryo uzi ko wari ugiye kuza ku binyamakuru cyakora ugira isoni nke cyakora njyewe nahise numirwa gusa nsigaye ngira n'isoni zo kwitwa n'umugabo wawe ariko reka nkubwire Uwiteka Imana jya ukunda gusenga yita ku bababaye Yesu azakugirira neza mu Imana yagufasha ubundi Imana ko ikunda umuntu nawe wikunda nkabona nawe wiyanga ubundi niwajya wihangana ugapfa kujya no mu kazi ukareba ko wowe urarwara ukumva ko ugomba guhera ku kirago wowe tuzapfa njya nkugira inama barananiye ariko humura urashimisha humura Uwiteka azakugirira neza sibyo sheri ariko wikiboha gusa nyine nawe jya witwara nk'umuntu w'umugore wese uzitwara nk'urusambo buri wese akunda ubwo ni njyewe ni wowe wibabaza iyo wikora ukajya gutera amasafuriya y'abandi ntabwo ari ababiteze mbona nawe ntacyo amaze kuri wowe iyo ugenda ugasaba se cyangwa ukajya gukomanga ku ipangu niba bari kuguha cyakora urara untangisha uransebya ngenda mbagora ameze nkaho ntacyo amaze n'abavandimwe baranyanze kubera wowe amavuti yawe waziyahuye niba ubuzima bukurambiye wakiyahuye urambiwe umugabo urambiwe inshuti urambiwe abaturanyi n'ubuzima burakurambiye ubundi se wapfa uzanira akagozi cyakora shenge ndagusaba imbabazi nzigire mu ijuru atazagira urubanza ajyana n'Imana ngo nahemukiye umuntu kandi nkubona nkaho utari umuntu ariko uri umuntu mama bose wambabariye ko kubashanyisha wowe na babarira we Mwiriwe neza. Mukomere baturanyi beza. Ni wa mugore ugarure kumubika. Arakugira ati. Ubugare bwawe bwatumye baguhonda mu. Iyo ufata umuntu urwaye kuri ugahondagura nk'inzoka kari hahandi abagore bazirana wagira ngo mada nawe uzabona Satani yaraduteye wa mugabo urata itene nje kwisabira abazi rwose baba nawe uri Rwanda uzabona cyakora umva urabonye abaturanyi ufite narababaye mbabazwa n'isafuriya yanjye isafuriya n'umuntu utigifite agaciro n'isafuriya erega twanagura izindi ntabwo ari ukubura amafaranga ariko reka nawe nkubwire wa mugabo ukorere mu mutwe nje gusaba imbabazi umugore wawe ariko nawe urakabye ariko kujya kwiba ibiryo uri hehe nk'umugabo ngaho nimba ari ikigo girazi reka nawe witeretse aho ngaho ngo nari umugabo reka kujya kwiteka nje kugusaba imbabazi yo kabyara nene amafaranga umugabo wanjye yari yamaye ukuri yari yaguhaye cyagenga yo kwambura Imana nabisabye imbabazi na buri wese gisaba Imana imbabazi mwese ayo mafaranga ya rero wirebe utujya kuguramo utubuto ni ukuri njya no kukuzana n'umuceri ariko zana mu biki nukuri mbabareho ko byaracyagenda arimo kuri Imana guhumwe nukuri mbabareho nukuri kugira ngo nemere ko mbabariye muhobera rwose nicyo kiruhuko ameze kataya atazana nkabikire kataya wese uramuhobera kugira ngo ubone andi yo kunywa ngaho amafaranga yaje nawe utakubabarira nawazanye andi aya ni igiyafashe
Izandike baguhe bitanu. Nawe mwe bitanu. Umuhaye bibiri, nawe mwe bitanu bibiri. umugabo wiwe umugabo we ni umuti w'amenyo kandi ukamufata urugo kwanjye mukaruvogera wagira ngo ni urugo rw'umupfakazi cyangwa rw'injira. uriho Ariko umva mutagira ngo niwe mwifatiye umugabo ndagura njye ntacyo mbacegeta mwe. ukwitirirwa urugo umugabo ari kuboroga umugabo n'umurengwe kwa rwose nta mugabo kuri n'umurengwe iyo umuntu ahaze ni ukamera. intambwe uteye ndakubabara amafaranga karayata ndetse n'abanyamubabare urakoze cyane wazanye bakakubikira. urakoze cyane kandi ni ukuri shira agahinda ntawe ugira ukundagize ni ukuri rwose nawe ndakubabara mukajyane mu nzu urebe batayagucapura. ihangana muzihana byinshi n'ibyo muzabizi. Loveness, oh loveness, turagukunda.